Muraho neza nshuti zanjye, nitwa Dr Gasangwa Patrick. Uyu munsi ngiye kubaganiriza ku gihe gikomeye cyane mu buzima bw'umwana, imyaka 3 ya mbere. Imyaka niyo yemezwa n'abashakashatsi bose nka fondasiyo y'ubwenge, ubuzima n'imyitwarire y'umwana. By'umwihariko uyu munsi nabateguriye ibintu 10 buri mubyeyi wese agomba kumenya mbere y'uko umwana we agira imyaka 3. Byinshi ntubizi ariko bihindura ubuzima bwe. Buri mubyeyi rero wese agomba kumenya ibintu 10 mbere y'uko umwana we agira imyaka 3. Byinshi ntubizi ariko bihindura ubuzima bwe. Niba rero uri umubyeyi, ibyo ukora umwana wawe muri iyi myaka 3 ya mbere bishobora kumugira umuntu uzi kwitaho, ufite ubwenge buhanitse, cyangwa se bikamugira umuntu uhora yarasigaye inyuma. Reka rero tuvuge ibintu 10 by'ingenzi buri mubyeyi agomba kumenya. Icya mbere, ubwonko bw'umwana bukura cyane mu myaka 3 ya mbere. 80% by'ubwenge n'imiyoborere y'ubwonko biba byarakozwe mbere y'imyaka 3. Iyo igihe rero gishize nabi cyangwa se icyo gihe kigenze nabi, ntibyoroshye gusubiza inyuma ibyo umwana wawe aba yarabuze. WHO, World Health Organization, muri 2023 ivuga ko mu minsi 1000 ya mbere, ni ukuvuga ngo imyaka 3, ubwonko bw'umwana bukura inshuro zirenga 2 mu bunini. Icyo biba bisobanuye ni iki? Ibintu byose umwana abona, yumva cyangwa se akora muri iyi myaka bimwubakira ubwenge n'imico. Niyo mpamvu babyeyi, iyi myaka ni igihe cyo kwitonda ku mwana wawe. Mukandira subscription kuri YouTube channel yacu kugira ngo mukomeze mujye mubona video z'ubwenge zibafasha, zihugura ubuzima bwacu bwa buri munsi. Icya kabiri, gukura neza bishingira ku mirire. Umwana uhabwa amata yonyine kugeza ku mezi 6, hanyuma akagaburirwa neza kuvubwa, aba afite amahirwe menshi yo kugira ubwenge n'ubuzima bwiza. Amata navugaga ni amashereka. Malnutrition mu myaka 3 ya mbere cyangwa se imirire mibi mu myaka 3 ya mbere ishobora gutuma icyo twita intellectual quotient cyangwa se igipimo cy'ubwenge kiganukaho amanota 10 kujya kuri 15. Ibiribwa by'ingenzi ni amata, ni amagi, ni ibishyimbo, ni avoka, ni imbuto, imboga, isombe n'isosi y'inyama n'ibindi. Bizafasha umwana wawe. Icya gatatu, kuvugisha umwana buri munsi bituma ubwenge bwe bukura. Umwana uvugishwa amagambo menshi aba afite ubwonko bukora neza kurushaho. Harvard study muri 2022 yavuga ko abana bumva amagambo menshi buri munsi bagira intellectual quotient iri hejuru cyane. Inama: vugana n'umwana wawe uko ari muto. Dore ibiganza byawe, reba urumuri, reba nyogokuru uraje, kora nko kuvuga inkuru zoroheje buri munsi ku mwana wawe, bizamufasha. Icya kane, imikino ni isomo rya mbere ry'ubuzima. Imikino buri ituma umwana yiga gutekereza, kwihangana no kumenya ibintu bishya. Umwana ukinisha ibikoresho, amabara, amajwi n'abantu aba ari kwiga uko isi ikora. Inama: koresha ibikinisho bitoya, utamusimburiye imikino yose niyo kuri telefone. Umwana ukina akamenya gukemura ibibazo no kugira social skills cyane. Ababyeyi mubyiteho, abana banyu mubashakire ibikinisho. Kanda subscription kuri YouTube channel Dr Gasangwa Patrick nimba utarabikora. Icya gatanu, gusinzira bihagije bifasha ubwonko gukura. Umwana muto agomba gusinzira hagati y'amasaha 10 kujya kuri 14 ku munsi. Iyo atasinzira neza, hormone yo gukura, growth hormone, iragabanuka kandi ubwonko ntibwiyubake. Inama: shyiraho gahunda ihoraho yo kuryama no gukanguka. Ntukamuraze imbere ya televiziyo cyangwa urumuri rwinshi umwana wawe. Icya gatandatu, gukurikirana ubuzima bwe buri gihe. Buri mubyeyi agomba kumenya igihe umwana we yakingiwe, uko apima ibiro, ndetse akagenda akura. Ibyo bituma indwara ziboneka hakiri kare, bityo bikaba byarinda umwana. Ibintu rero by'ingenzi: reba kuri growth chart buri mezi 3, ukurikire amakuru y'inkingo zose, shaka muganga w'inzobere mu bana gukurikiranira umwana mu gihe bibaye ngombwa. Icya karindwi, urukundo, umutuzo n'umutekano bigira ingaruka ku mikurire. Umwana uhabwa urukundo n'umutekano afite ubwonko bukora neza. Stress nyinshi mu buto itera hormone ya cortisol nyinshi, igasenya neurone z'ubwonko. Inama: fata umwana mu biganza byawe, umuhobere, umuvugishe ijwi rituje, ntukamubangikanye induru, guterana amagambo cyangwa se guhozwa ku nkeke. Menya ko buri mwana atakura kimwe. Buri mwana afite umuvuduko we mu kuvuga, kugenda no gutekereza. Ntukagereranye umwana wawe n'uw'abandi.
ahubwo reba aho ari, umushyigikire aho ageze kandi usabe ubufasha niba ubonye atari gutera imbere. Icya cyenda, umubyeyi ni ishusho y'umwana. Umwana akora ibyo abona kurusha ibyo abwirizwa. Iyo umwana abona uburakari, gusakuza cyangwa se kutizerana, nawe arabikuramo. Iyo abona urukundo n'icyizere, nawe abikurikiza. Inama: vuga neza imbere y'umwana, jya ugaragaza kwihangana no gutega amatwi. Icya cumi, ubumenyi bw'ababyeyi ni isoko y'imibereho myiza y'umwana. Umenya byinshi ku mikurire, indwara, imirire n'uburebure cyangwa se n'uburere bw'umwana wawe. Kumenya ni intwaro ikomeye kurusha amafaranga. Fata umwanya wo gusoma, kureba videwo nk'iyi no kubaza abaganga mbere yo gufata icyemezo. Imyaka 3 ya mbere ni nk'ifunguro rya mbere ry'ubuzima bw'umwana. Iyo wayikoresheje neza uba wubatse ejo heza h'umwana. Iyo wayitesheje agaciro uba uhisemo umuryango uzahora urwana no gusana ibyangiritse. Fasha umwana wawe kuva uyu munsi, umuhe indyo nziza, urukundo, imikino n'ubumenyi. Murakoze rero cyane kandi ntimwibagirwe gusangiza iyi video abandi babyeyi ndetse mukande subscription kuri YouTube channel yacu, kuko ibi byose biratwubaka kandi bifasha buri mubyeyi, bose barabikeneye. Bye bye, ciao ciao. Muraho neza nshuti zanjye, nitwa Dr. Gasangwa Patrick. Uyu munsi ngiye kubaganiriza ku gihe gikomeye cyane mu buzima bw'umwana, imyaka 3 ya mbere. Imyaka niyo yemezwa n'abashakashatsi bose nka fondasiyo y'ubwenge, ubuzima n'imyitwarire y'umwana.